igitsina cyanje ni cy'abagabo ariko nkuko ubwanje niyumva yuko ndi umugore nese ubu ntago umudamu wamugira santima ntago washaka umudamu ngo byare wubaka igihugu rwiza never icyo ngicyo ni ikintu nagerageje no mu bwanje byaranze. Turabasuhuje bakunzi ba channel Kiza Claude TV bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha akomeza bari namwe ho murereye mu majyaruguru mu majyepfo birasirazuba i Burayi Afrika y'epfo n'ahandi hose mbasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Pasika nziza rero mukomeze mugubwe neza. Umwanya nk'uyu nguyu rero n'ukuri umwanya w'agaciro n'umwanya mwiza cyane nagiye gusura umuvandimwe wanjye inshuti yanjye umuntu tuziranye kera umuntu muri yasi nabagamo ni umunyabyaha igihe nomu nifuje kuya kumusura nifuje kuya kumenya ngo ameze ate yambwiye ko yishimiye gukizwa kwanjye shaka kugira ngo menye ngo yabyakira ate gukizwa kwacu shaka kumubaza uko abayeho muri ubuzima shaka kumenya kumubaza niba Imana ari cyayivugaho shaka kumubaza mbese mu buzima butandukanye ariho muri uyu munsi ngiye murabizi ndi umuntu wakire Yesu ndi umuntu wakishijwe nagira ngo mubaze rero uko yabyakiriye gukizwa kwacu tujyana ibiganiro aduhe ubuhamya tuganire rero ndarikiye kugira ngo mukore subscribe comment share n'ibindi kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi ni inkunga ikomeye. Uraho neza? Muraho neza. Makuru ni meza. Mezute? Turaho turashima Imana. Amen amen. Amuza nifuje kuza kugusura hano mu rugo kuko uri mu bantu ba mbere bampamagaye ubonye nafunguye channel urambwira ati Claude nzagusura nzagubuhamya tuzaganira tuzaganira byinshi karibu wakwibwira abagukurikiye. Okay murakoze cyane amazina banyita banyita Dayo n'amazina yanjye ayandi ntayo mvuze mwabyumviye rero ni amazina twitwaga menshi cyane nkuko nanjye bahitaganyira bihogo gicari uyu nafite amazina menshi nk'ayishoka mwabyumvise ubwo niryo babwiye ngewe nzi papa nzi mama Rampadi nzamuza Dayoza afite amazina menshi cyane nkuko mwabyumvise nukuri rero ariko ngiye murabizi Imana yampindurira amazina Imana yampindurira amateka izina ryanjye murarizi nitwa Kiza Claude umugabo ushima Imana umugabo bese uri mu nzira nziza wamenye umukiza mwamuzanye mugenzi wanjye wo nguwo kugira ngo tuganire abasangiza ubuhamya bwiwe mwumve gatumuha umwanya abibwire tumukurikirane karibu. Okay murakoze Claude nabonye yafunguje naguciye mu ijambo babwire Dayoza ni muntu ki bimeze bite sangiza abakunzi bacu. Okay Dayoza ni umuntu okay isibye na Dayoza buriya banyita nyanja YAMAJYI mwabyumva mfite amazina menshi. Okay umva ndafite ariko ntabwo iki ari ngombwa ariko abanzi bose okay abanzi nibambona bareta bamenye iki amazina yanjye yego ntabwo ari ngombwa nyavuge ariko izina ryanjye nzi bakoresha ni Dayo YAMAJYI benshi. Dayoza ni muntu ki? Dayoza ni muntu ki? Se ni umuntu ukijijwe ese ni Okay Dayoza ni umuntu ukijijwe kuko nta urumva nta byahari. Duhugamye bwo gatoya. Isibye nta buhamwa byanjye naguha ubuhamya. Nkawe uravuze ngo atingwe se Dayoza ni umuntu ukijijwe ese hari byaha wambonyemo? Mpamvu wangu umuntu ukijijwe nuko twabanye mu isi twabanye muri asi y'ibyaha twese turabatinganyi ngenza kugusigamo sinzi niba warakijijwe utarakishijwe niyo nkubajije ngo se Dayoza ni muntu ki. Mpamvu rero nashanga usangiza abantu se kuko cano yanjye cishaho ubuhamya ijambo ry'Imana mbese ibintu nk'ibyo ngibyo rero agiye bamba tura mu Dayoza ni muntu ki ese ni umuvuga butumwa ese nimeze bite wamagomwira kushaka kuzadubuhamya namunagu nanjye naje kukureba kugira ngo usangize abagenzi banjye dukurikiye inshuti zanjye badukurikiye ubuhamya bwawe kishaka kuvuga kuri cano yanjye se cya kubwira abantu bankurikira se inshuti zanjye se kugira ngo nyine basobanurire. Okay aho ngaho nk'ukuntu uvuze ngo ati ngo narakijijwe ngo ati ngo nakiziki nibihe ibintu bibi ndimo Claude wambonamo ushaka yuko nzikosora nisubireho nibihe ibintu bibi umbonamo? Ibintu bibi nkubonamo kiragiye twabana ngewe YAMAJYI nyine ndakunda byumva ibintu bibi nkubonamo nese Bibiliya ivuga ko icyaha cy'ubutinganyi mwitangiriro niwo byo gusoma Bibiliya ari cyaha cyangwa n'amaso y'Imana
ni icyaha Imana yanga urunuka. Ese kuri wowe umva atari icyaha se ubifata gute ubyumva ute uko bimeze mbese ku bwawe ubyumva ute bimeze none se okay voilà nkaho ngaho uvuze ngo ati ngo ubutinganyi icyo kintu ubutinganyi wabumbonyemo nje nzi yuko ndi umunyarwanda ntabyo ukora se ntabyo ukora waramfashe warambonye twabibanyemo okay ntabyo nabanyemo iki nawe twajya dusohoka ntago twabanye mu nzu niba twaranasohotse ngewe nawe watagukwawe nkatawukwanje buri wese na gahunda ziwe kila mtu na afere zake. Okay, sangiza dukurikiye rero ntacyo ubuhamya bwawe impamvu wifuje kubonana tubasobanuriye ntacyo. Okay, nk'ubuhamya bwanjye navuga Claude ari inshuti yanjye ariko naje kumva numva Claude arahindutse. Okay, arahindutse abaye iki umugabo yavuye hehe mu bugore ntabwo navuga ubutinganiye kuko nkanjye hano ndabona yuko ndi uwo mugore ndi n'umugore kandi ariko nkaho ngaho urumva uvuze ngo ati ngo abatinganye nje urambonye yuko ndi umutinganye uriyo kuko wivugiye kuri umudamu wivugiye kuri umugore kandi ntanda ku maso yanjye ndabona utari umugore ntawe birumvikana rero kameme mwemwe mudukurikiye marebe umugore ari umudamu cyangwa marebe ari umugabo marebe ko ari umugabo rero unyihanganire ko shaka kukwisha ijambo umugabo nuko ndi buri umugabo ndareba uri umugabo mwiza rwose wakorera Imana uri umugabo washaka umudama kubaka uri umugabo akorera igihugu ciwe by'ubudamu simbi kubona munyihanganire nange kiragiye niko nabonaga nimbaga ko ndi umudamu ariko Imana ishimwe ko nakijwe nkaba ndi umugabo guhamya Imana ntamvuga ko ndi umugabo Imana mwije komeza kwikibahiro rero dayoza nukuri wumvura umudamu koko pepepe neza muntu baramaramaje cyane nkuko bwanje ahubwo njewe nakubaza akantu gato niki wakoresheje uzave mu budamu mperuka nawe uri umudamu nkanje nk'ukuntu ndivuga kuko ndi umudamu wabasha no kunyereka umuti baguteye cyangwa se ibintu wakoresheje wenda hari igihe bibaho nanjye ukambwira tumva dayo biriya bintu nabibayemo ariko ndashaka yuko uhinduka use ugaruke ese wahindutse uti ngira ngo abikurikiye cyane ntago ari ibintu nanyweye ntabwo ari imiti nanyweye cyangwa se ngo ari ibintu nagize gute nagiye kwivuza ko byanga byakunda Imana iriho Imana irashoboye ni Imana yabikoze ni Imana yampaye agakiza ni Imana yangize uwo ndi we impindura amateka impundira amazina urayazi nitwaga ndubundi mukabushima Imana rero Imana iyo yemereye Imana byose irabihindura kandi ngira ngo urabizi neza urazi ubona ari ndi we urazi ko nambaraga urazi ibyo nakoraga urazi ko nitwaga nanye mvuga ngo niko navutse mbe niko nabeshya ariko navuga nta muntu ufukana ubutinganye mu byumve neza ntago bibaho ariko ndahamye nashikajya ko Imana ijya neza nta kintu nakoresheje kindi ni imbaraga z'Imana none Imana bikoze Imana niyo hindura umuntu nivana umuntu mu biyabya bwenge kamuhindura niyo ushobora kuba muri drogue umugi amatabu amayoga umusinzi Imana ikaguhindura ushobora kuba umujura Imana ikaguhindura buri kintu cyose byanga byakunda Imana irashoboye si wemera Imana ndayemera yuko ibaho ni Imana imwe rukumbi kandi nanjye ndanayisenga nemera yuko nyagasa nabaho kandi mbayeho kubw'Imana ntago mbayeho kubw'umuntu sibyo uvuze kuri umudamu webera ko Imana ninjije ntago ari injije nkuko ndiho gucya igitsina cyanje ni cy'abagabo ariko nkuko ubwanje niyumva yuko ndi umugore nese ubu ntago umudamu wamugira sentiment ntago washaka umudamu ngo byare wubaka igihugu rwiza never icyo ngicyo ni ikintu nagerageje no mu bwanjye byaranze none samu iyo ugiye kubikora n'umugabo mugenzi wawe ntago ugira ubushake bigenda bite ibyo ngibyo byo kubushake ngiwe ngira n'ubushake n'umugabo mugenzi wanjye siko meze ngira n'ubushake n'umugabo mugenzi wanjye ari nawe ingirira iki santima Claude sinzi niba navuga Claude nyirabihogo narinzi wenda navuga nde Claude siko meze nk'ukuntu nakubonye mperuka Claude nta mugore afite ese nkawe ushobora nko kumbwira nk'inzira waciyemo ukuntu wabonye iki umugore mugashakana mukabyarana abana wenda nk'izo nzira nanjye nizo nshaka wenda nanjye sinzi wenda naburiya nanjye mbyaye wenda na bene mama buriya baranakubwira ati nti urumva umuryango ushibishwa n'uko ubonye iki uwundi muryango umwungutse nk'ukuntu nawe wungutse iki uwundi muryango ese ubundi wambwira ibintu wakoresheje ese Claude nkubaza akantu gato Claude nakubaza akantu gato niki kintu wakoresheje
gusa mperuka Claude tumwitande nyirabihogo turwanira abagabo kwiseta rimwe. Yesu yagize neza rero Kwiseta rimwe arwanira abagabo nanjye nyirabihogo bituriya nuwanje uriya nuwanje nibyo bikarangira gutyo. Ariko njewe natangawe, urumva natangajwe n'ukuntu ngo Claude afite iki umugore n'abana babiri. Ni babiri ni batatu? Ni batatu. Okay, umwe nari mukuyeho, urumva Nyagasani. Okay, ambabarire. Ese wakoresheje ubuhe buhanga nanjye abo bana nzabagereho? Nicyo nshaka. Erega guhinduka bibaho, ariko buriya undi wakambye atewani hari inzira naciyemo. Nishaka gusobanura nanjye. Niba munaje gusura ngo tubiganireho mubwire ububi bwa birabintu nabo burabizi. Ese tugice ku ruhande nta gusubiza. Ubundi buraye cyangwa ubutwa bwurimo hari inyungu akuyemo byakumariye iki? Okay, voilà. Inyungu Claude uburaya twakoranye ngewe nawe niba bwaranaguhombeye niba bwaraguhobagiranye ngewe siko bimeze. Buri wese no muri mind ziwe siko semeze, sinzi ukubayeho muri ubwo buraya bwawe wakozeho nubwi wanje, ariko winyinjirira muri ubwo buraya bwanjye ngo ati ngwese hari ikintu bwanyunguyeho. Wenda kirahari nta gihari nibanga ryanjye. Mwanko baje ikibazo nuko ngiye mu buraya nakoze mu byo nakoze binukanka murabizi nambara amakanza n'amajipo nta kintu nakuyemo, kuko twakuyemo indwara zimwe zitandukanye zidakira. Abagenzi bacu bapfuye urabizi ntatavuga mu mazina, hari abandi bakuyemo ibindi bitandukanye byinshi cyane. Sinzi niba wowe ibyo wakoze cyangwa se wabukirimo hari inyungu bifitemo, kuko atigeze sinareka ubutinganyi kuko mfitemo inyungu niyi, sinareka ubutinganyi kuko harimo inyungu niyi, sinareka ibiko harimo inyungu niyi. Hari ikintu waba nibuza wasangiza abantu baba ati ngiye sinareka birabiri kuko hari inyungu nakuyemo cyangwa ndi gukurikiramo. Okay, voilà. Okay, nk'ukuntu bimbwiye no mu buraya twakoranye nk'ikintu no kwambara no kurya no kwishyura iki inzu, harimo abantu bakuyemo iki indwara nyinshi. Siko semeze. Ariko se pardon twibuke na prudence. Siko meze niba utarakoresheje kondomu nkaba narayikoresheje ni gute ukaba warakuyemo iki indwara ngewe ntazo mfite. Guhera no kuno nshuro ndi muzima dayo. Imana ishimwe sikifuza kurwara, kwifuza ubuzima bwiza kugira ngo umugabo uhamye Imana, umugabo uri mu buzima ufite ubuzima bwawe buhagije n'ukuri ni byiza cyane. None nashaka usobanurire ko hari abantu bagenzi bacu bagiye batuvuga ngo turabeshya ngo ntabwo twari turabatinganya ibyo twigize ngo cyangwa ngo turango ni imitwe ngo ntabwo ari mudamu ngo si wanjye ngo ndabeshya ngo ndesikoroka ngo ige ngo ntabwo ari umwe ngo ntabwo ari umutinganyi ngo Jean de Dieu ngo ntabwo yari we. Byadukurikiye ubamara impaka n'impungenge ku makuru abo dufite ko narutuzi. Okay, nk'ayo makuru nari mbaziho mbere nko muri komite twari no kumwe na Claude nabo ngabo banduvuga, ntabwo ari na ngombwa ubavuga iki amazina. Siko semeze gusa mwese nababonaga yuko muri iki abagore bagenzi banje, kandi mwari mundengeje iki ubugore mwebweho mwari muri babagore barenzi, mwabagore barenzi. Wimbwira ngo ati ngo ayo mazina okay byabayeho birumvikana urumva, ariko nje ndashaka mumbwire ikintu mwakoresheje nanjye nkimenye. Nugusenga no kumenya Imana, nugusenga ukamenya Imana, ukitekerezaho ugatekereza Imana. Mbese Imana yitekereje Imana ukumva Imana ijya kurema ntabwo yaremye abagabo bose babiri ngo nese dayo nawe utekereje. U Rwanda rwacu abagabo ku bagabo bagasambana, u Rwanda rwagenda gute? Byagenda gute? Byambaye bimaze iki mu gihugu cy'u Rwanda? Igihugu cyose kisanze abagabo bose abagabo baryamana bahuje ibitsina. Bya byiza? Okay, reka nse gusubiza aho ngaho. Abagabo bahujije iki igitsina? Claude ushobora gufata igitsina cyawe n'icyanjye ukagihuza byahura? Mubigenza mute wowe dusobanura uko mwabigenza gasobanura abantu uko hari uko ubivuze mu nzira mbi igitsina cyawe n'icyanjye byahura. Uko wabikoraga mbere nanjye niko ntibikora, ahubwo wowe ngira ati se dayo ko ngushaka mu nzira nziza za Nyagasani, kuko ndabizi yuko Nyagasani abaho niwe dusenga. None se ko witeguye kumwakira? Wumva wakizwa? Wumva wabireka ugahitamo inzira nziza y'Imana mbese byose ukabisiga inyuma ukaba umugabo ati ngende umugabo ukamenya Imana. Narakijijwe
ugakira kandi twamaze kwemera ko ijambo ry'Imana cya kintu ari cya Imana yangu urunuka n'abasilamu ntabavuze kuri umusilamu ego nyine ndi umusilamu yego ariko nibyo nkubwira byoho nta cyaha ndimo ntabwo niba ntabwo ndoga ntabwo ngiriki ariko icyaha cyo gusambana nicyo mfite kandi ntawe udasambana ni icyaha uno mudugudu wose ufate ariko ni icyaha ariko ugiye ugakomanga ahantu odi okiye karibu usanga barimo no gusambana mu mategeko atemewe icyo cyaha kibaho kimwe cyo gusambana benshi bangahe Abyimise shiti zanjye rero bavandimwe bakristo bene data dusangira urugendo haracyari akazi katoroshye gusengera bene data tukabaganiriza tukabasura tukabereka inzira y'umusaraba tukabereka inzira y'ukuri tukabereka ko ibyo barimo atari byiza nubwo bitoroshye nubwo ariko Imana irashoboye Imana yangiriye neza ikankiza uburangewe yakiza uyu yakiza uri yakiza n'abandi kandi nshimira abantu bakomeje kuntelefona bavuga ati twarakijijwe Imana mwijuru komeze bahumugisha mukomeze mwatangiye mukomeze musenge umenye Imana kuko mwijuru hari ibihembo hari ingororano nshaka utuganirire muri makeya ubuzima bwawe nka dayoze okay nko mu buzima bwanje ibyo ukunda ukomeze yo shankunda umugabo nkunda umugabo ariko se harakantu okay gatonya nibutse Claude nibuka mbere ukuntu twabaga turi no kumwe njewe nawe kunde gitsina gabo kandi nawe uri umugabo nakijijwe ariko Yesu byose birabishoboye ese Claude warakijijwe koko ndagusubiza aho ngaho se wewe njewe ntabwo na kizwa gucya mu maso y'abantu bandebe mu maso y'abantu dayo mama Lampadi yakijijwe birumvikana ariko kwa Nyagasani umwe dusenga ntabwo wamubeshya ariko pe nkanje wambeshya ngo ati ngo wakijijwe uri wamubeshya ubundi buri wese niciwe no ku mutima wiwe yego twemeze winca mwijambo niciwe no ku mutima we Claude nifuzaga Claude ahinduke nko kubwanje Claude amplisi imyambaro wagiraga imyambaro wagiraga nanje ubwanje anteraga ikisoni nkanje nk'uwambona penci hariya yabona yuko ndo umuntu usanzwe ariko gahunda zanjye atazizi ese iya makanzu yawe wagiraga Claude sinzi ibiki Claude nanje ubwanje warungeze hano so kukubeshya so kukubwira ati nanje ubwanje nta byari bigeze no kuri ya revu ya nyuma yo kujyana nawe mu muhanda kuko twaranagendanaga nawe we no mu muhanda abantu bakatuvugira izindura ariko nagenda mu muhanda uwumye isare amakanzu byagenze bite se waratwitse byagenze bite se wazayampaye nubwo gose nta makanzu nambara ariko nayararana cyambere namakuru nabyumvise rero nukuri hari ibimenyetso byinshi hari ibihamya byinshi bigaragaza ko nahindutse kandi nakijijwe nayo kimbona ku maso kuko harunze kera nyirabiyogo wa kera na Claude ubu ngubu harimo itandukanyirizo siko bimeze harimo itandukanyirizo naguha ibimenyetso birenga kimwe ngewe ku giti cyanjye kingaragaza ko nakijijwe kandi nahindutse icyambere sinyambara amakanzu icya kabiri ndi umugabo ndi mu rugo rwanjye ndi kumwe n'umudamu wanjye n'abana ndubatse zaze kunsura iwanjye urebe icya gatatu aho twahoraga mu manama y'uburaya ntabwo kimbonayo icya kane aho twafataga n'amavuta n'ibiki byose nawe utayobewe byose ntabwo kimbonayo